Iriwe cyangwa se mwaramutse biterwa naho muherereye ku migabane y'isi itandukanye. Aha ni ku Umurabyo Gospel Tv, aho mutumenyereye, aho tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye, tubazanira ibyamamare muri muzika ya gospel, abavuga butumwa batandukanye, ubuhamya ndetse n'ibindi biganiro by'iyobokamana bidufasha kurushaho kunguka kumenya Kristo. Uyu mwanya rero tubazaniye mutumirwa wacu uyu munsi. Dufite umutumirwa, ndabizi mufite amatsiko kandi utuza aho uri, aho uherereye kugira ngo ubashe kumwumva, kandi n'abatamuzi muraza kurushaho kumumenya. Reka rero mbasabe kugira ngo mumutege amatwi, reka atwibwire. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Liliane Kabaganza, ufite amazina bwite ya Zaninka Liliane, niyo mazina nkoresha mu byangombwa. Nkaba ndi umumama, ndubatse, mfite umutware n'abana 3, umukobwa umwe n'abana 2. Nkaba ndi umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana. Murakoze. Urakoze cyane mama Liliane. Abantu benshi barakuzi, hari n'abatakuzi, wenda bashobora kuba bakuzi ariko batakuzi kuburambuye nkuko tugiye kubikora ubu ngubu kugira ngo barusheho kukumenya neza. Mama Liliane, bino bintu uravuze ati ndi umubyeyi, mbereho wenda utaraba n'umubyeyi, utaranubaka, ibi bintu byaje ryari? Wadusobanurira byaje ryari kugira ngo wisange mu mpano uyu munsi wa none uba ufite izina rimeze gutya? Yego, murakoze cyane. Natangiye kuririmba ndi mutoya, ndirimba muri Sunday School, hanyuma ndibaza ndabyibuka neza icyo gihe nari mfite imyaka 11, ndirimba muri korali y'abana. Noneho kubw'impano yari iri muri jye, aba korali nkuru yankuye muri korali y'abana mfite imyaka 12, banzana muri korali nkuru mfite imyaka 12. Mperaho rero nkomeza kuririmbira Imana kugeza ubu ngubu. Murakoze cyane. Ndumva hari kera, ariko abakuru nibo bakunda kuvuga ngo amavuta aracyari yayandi. Nubwo tutakubonye icyo gihe, ariko ayo tukubona n'ubu ngubu dutekereza ko n'ubundi na mbere wari uyafite. Nakubaza nti se, abantu benshi bakumenye noneho hariya mu gihugu cy'u Rwanda muri korali ya Rehoboth. Hariya muri korali ya Rehoboth mu by'ukuri abantu twakubonagamo tukabona uraririmba ugafasha imitima y'abantu. Muri korali ya Rehoboth wakoraga miki? Muri korali Rehoboth nari umuyobozi w'indirimbo, nari uwo bita conductrice, ndetse nkaba n'umuhimbyi. Narahangaga nkigisha Rehoboth indirimbo ndetse n'amajwi. Yego. Abayobora amajwi bakunze kugira akazi gakomeye cyane, kandi kiriya gihe mwaririmbye hari kera. Ese ni izihe challenge mwari mufite muri kiriya gihe ku bijyanye nkamwe mwari abayobozi bayobora abandi muri korali Rehoboth kiriya gihe? Ubuyobozi aho buva bukajya, umuyobozi burya aravunika, ntabwo ubura ibintu bitaba bigenda neza, ariko hamwe no kwihangana ndetse n'Imana igenda iyobora abantu ndetse ikanabafasha. Urakoze cyane. Nanone kandi hariya mu gihugu cy'u Rwanda warahamenyekanye cyane muri korali ya Rehoboth. Ijwi ryawe rirumvikana hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Ese indirimbo mwaririmbaga hariya muri Rehoboth, ziriya ndirimbo ni wowe wazikoraga, zakorwaga n'abande? Kuko hakunda kugaragaramo indirimbo nyinshi ari wowe uzitera cyangwa se byo bita gutera muri korali. Ese ni wowe wazikoraga, bimeze bite? Ntabwo ari njye wahimbaga njyenyine, twari abantu batari bake bahimbaga, barimo witwa Romulus, ngira ngo baramuzi, asigaye aba hanze. Harimo uwitwa Mwungura James, musaza wanjye nkurikira, ni nawe wari umutoza mukuru w'amajwi, n'umuhanga cyane mu bintu bijyanye n'amajwi. Harimo Douglas, president wa korali Rehoboth, n'abandi, Amani nawe ari hanze. Twari benshi twahimbaga. Yego, twarafatikanyaga muri make. Murakoze cyane. Ziriya ndirimbo mu by'ukuri zari indirimbo zisize amavuta, uwazumvaga yumvaga hari ikintu akorwaho cyane. Ziriya ndirimbo ryaba ari irihe banga mwakoreshaga kugira ngo muhimbe indirimbo zimeze kuriya muri kiriya gihe? Yego, burya ibanga ryo kugira ngo indirimbo zigere kure cyangwa zikore ku mitima y'abantu nta rindi no gusenga, kuko abaririmba ni benshi, ariko kugira ngo indirimbo zigire itandukaniro n'izindi nuko ziba zisengewe, ukazisengera
nyuma yo kuzisengera ukazigisha buzigisha nanone rero mwajya mu gikorwa mugakomeza kuzisengera muzereka Imana. Ya isengesho muri make ni wo muti cyangwa se ni ryo pfundo ryo kugira ngo ibikorwa izo ndirimbo zigire impact ku mitima y'abantu. Yego kuko ndabyibuka hari igihe nigeze kujya muri studio, wenda turabivugaho, ntangiye kuririmba ku giti cyanjye, producer witwa Nitungaroni natangiye kuririmba ararira akorwaho, byanze kumvamo ku buryo uwo munsi gukora byanze ndataha pe. Bukeye ndagaruka ubugira kabiri nanone ntangiye kuririmba, Aroni ararira ndongera ndataha. Byaje gukunda ubugira gatatu ngarutse. Muri make rero ni rya sengesho uba waraherekereze birananiye mu mbabarire, waraherekezesheje za ndirimbo. Yego murakoze cyane. Urakoze cyane mama Liliane. Indirimbo zarakunzwe cyane, ese muri ziriya ndirimbo ndashaka ko umbwiramo indirimbo nk'ebyiri waba warakoze hariya zawe wahimbye. Ni nyinshi ariko reka mvuge ngo nagusabye ibintu bibiri ntubinyime, umwanya nkiriho nkura wibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure, no mu bukene cyangwa ubukire, ahubwo ngaburire ibyo kurya binkwiriye, kugira ngo ndahaga nkaguha kanani Uwiteka niki, cyangwa nkaba umukene nkiba nkagayisha izina ry'Imana. Imana ni byose, Imana ni byose, Imana ni byose, niyo byose. Nimunyurwe n'ibyo mwahawe n'Umwami Imana, mubona uko mumushima. Nimunyurwe n'ibyo mwahawe n'Umwami Imana, mubona uko mumushima. Amen. Nakubwiye inshuti yanjye, uyu munsi ntabwo bisanzwe, turi kumwe na Liliane Kabaganza. Gerageza no kuca nko mu yindi kugira ngo twumve. Yego. Nizihe harya? Uragerageza kwibuka muzo waba waragiye ukora yagukozeho se gutya. Yego. Kuva nkumenye Mwami nasanze uri mwiza, kugeza n'uyu munsi nasanze udahinduka. Ibyo ngukorera Mwami nta ngaruka mbi byanteye, kugukorera ni byiza Mwami wanjye, ni byiza kugukorera ni byiza Data we, birahebuje. Niba ukorera Uwiteka bivuye ku mutima, aza kwitura byiza, anezeza umutima wawe, aza guha amahoro, aza guha ibyishimo, aza guha ubugingo
buhoraho iteka ryose. Amen. Iryo ni rya jwi ryiza cyane, nzi ko mwese murikunda kandi mwari munanarikumbuye. Liliane Kabaganza, ugira ijwi ridasanzwe rikora ku mitima y'abantu. Ese ibi bintu iyo ubitekereje ku giti cyawe utekereza ko ari iki waha Imana cyangwa ni iki wayihaye kugira ngo bigende gutyo? Wowe ubibona gute? Nishimwe ni ubuntu bw'Imana, ntacyo nakoze, nta n'icyo ndusha abandi, yewe nta nubwo ndi mwiza pe haba namba, ahubwo n'ubuntu nagiriwe. Imana yaranyizeye impa ikibitsanyo cyo kuyivugira mu ndirimbo, kandi inyemerera yumvikanisha ijwi ryanjye rigera ku mitima y'abantu. Rero ndayishima, ni ubuntu bugeretse ku bundi. Iyo mbivuga ngira ngo n'ubu urabona amarira azenze mu maso, ni feva y'Imana, ni ubuntu bw'Imana, ni ubuntu bugeretse ku bundi. Ndayishima cyane. Urakoze cyane. Twari tukiri aho ngaho mu nganzo ya Liliane Kabaganza muri korali ya Rehoboth. Aho ngaho niho benshi mwamumenye, niho mwamukundiye. Ariko Liliane Kabaganza kuri ubu ngubu tumufite nk'umuhanzi ukora indirimbo ku giti cye bwite. Aho ngaho ndagira ngo utubwire uburyo kiyerekwa ryaje ryo gutangira gukora ibihangano byawe bwite. Se byaturutse kuki? Kuko hari igihe usanga abantu bagenda babigiraho amakuru atandukanye, ariko amakuru y'ukuri ni wewe ubuyafite. Uzi uko byaje, uzi uko byakuze mu mutima bwa mbere. Ese ibi bintu gira icyo bisobanura? Urakoze cyane kubaza icyo kibazo. Kuririmba muri korali, naririmbye mu makorali kuva kera nkiri umwana afite imyaka 11, ngira ngo nabibabwiye, nza kubikomeza cyane mfite 12. Igihe cyaje kugera mu by'ukuri, yego no muri iyo myaka kuva mfite imyaka 12 kugeza maze kuba mukuru, ndibaza muri 2009, yego 2009 ndibaza, yego. Ntabwo najarajaye mu makorali, nubwo naririmbye mu makorali, ntabwo najarajaye mu makorali menshi. Nabaga muri korali imwe imyaka yose, keretse igihe ababyeyi bimukaga bakava aho dutuye bakimukira ahandi, nicyo gihe navaga muri iyo korali wenda nkaba najya mu yindi, ariko ndi umuntu utarajarajaye mu makorali. Ariko noneho igihe cyaje kugera numva ko ngomba kuririmba ku giti cyanjye. Burya iyo umuntu aririmba ku giti cye agira ubwisanzure, nta kibi kindi, nta n'indi mpamvu yatumye mvuga ngo ndirimbe ku giti cyanjye uretse kumva ko nashatse kwisanzura. Burya iyo umuntu ari muri korali agendera mu mategeko ya korali, ntukore uko wumva cyangwa utegetswe. Niyo mpamvu navuze ngo mve muri korali Rehoboth ntangire kuririmba ku giti cyanjye. Yego. Urakoze cyane. Umaze kugera muri gato, kuko nkiri muri Rehoboth naririmbye ku giti cyanjye nkiyirimo, ariko nkabona bibangama, ngasaba gahushya nkajya gukora umurimo w'Imana ahantu runaka, mu butumire runaka, ariko nkabona biri kugenda bibangamira bagenzi banjye cyangwa se abayobozi banjye, mbona harimo kubangamirana. Niko guhitamo rero gusezera muri Rehoboth ngatangira kuririmba ku giti cyanjye. Yego. Urakoze cyane. Umaze kugera muri career solo cyangwa se icyo abantu bita gutangira guhanga indirimbo zawe ku giti cyawe, wabonye hari irihe tandukaniro? Ese amavuta yaragabanutse se yariyongereye? Ese wabonye ni irihe tandukaniro wahabonye mu mikorere? Itandukaniro ririho kubera ko iyo muri korali kwanza icyambere, ntabwo niba hari n'indirimbo iri buryo iyo wahimbye indirimbo hari ukuntu ni nk'umubyeyi uba uri kubise, uba wumva yuko ugomba uruhuka ari uko wagiye muri studio ndirimbo ukayisohora, nibwo wumva uruhutse pe.
rero iyo uri muri korali ushobora guhimba iyo ndirimbo kubera yuko wenda hari gahunda ya korali runaka mugomba kugenderaho, bikaba ngombwa kuzategereza icyo gihe bazashyiraho gahunda yo kujya muri studio kugira ngo iyo ndirimbo mubashe kuyikora. Rero kuririmba ku giti cyanjye nabigizemo ubwisanzure, igihe cyose Imana impaye indirimbo mpita njya muri studio nkayikora kandi nkumva ndaruhutse. Yego, n'ikindi nanone mu ivugabutumwa byampaye kwisanzura, ubutumire bwose mbonye mbasha kwimanaginga nkabasha kubwitabira kandi nkumva ari bwo nezerewe, umutima wanjye wishimye kubera yuko ndi kubikora ku mutima wanjye ubyifuza. Yego, urakoze cyane Liliane. Umaze kuba umuhanzi wagiye utumirwa ahantu henshi hatandukanye, ese nihe hantu mu by'ukuri wahageze urahakora ubutumwa uraririmba haboneka ibihe bidasanzwe bigukora ku mutima? aho hantu ni he? Ni henshi, icyo ni ikizamini gikomeye umpaye, ni henshi cyane, ariko ibintu byigeze kumbaho inshuro zigera kuri ebyiri, birandenga birantangaza binankora ku mutima. Ahantu hamwe hambere ni mu rusengero rwa Shining kwa Pastor ni Apotre ni Murenzi. Yego, niba banankurikiye mu by'ukuri ndabashubuje cyane, ndanabakumbuye ndanabakunda. Hari ahantu ibintu byahabereye byanze kumvamo, ni ibintu byakoze ku mutima wanjye birenze urugero. Ndabyibuka banyakira ndaririmba, none ukabona abantu barahagurutse bavuye muri publique bakaza bakajya ku birenge byanjye bakaririra ku birenge byanjye. Ndabyibuka hari n'abadamu bafataga imyambaro yabo ndetse n'imisatsi yabo bagahanaguza ibirenge byanjye. Shining ndabakunda ndanabakumbuye, ibintu naboneye aho hantu byanze kumvamo, ahubwo bitumye nabakumbura cyane. Ibi bya corona nibirangira nkajya mu Rwanda nzajya kubasura. Aho hantu ibintu byahabereye byarenze ubwenge bwanjye, mbese n'ubu ndabivuga dore mwe twicaranye murabona ko nsheshura umeza. Ni ibintu byandenze. Ahandi hantu nabonye ibintu bikomeye ni henshi cyane, ariko reka mvuge wenda ibyo nibuka ni muri Serena. Ndibuka hari igiterane cyari gihari, ntibuka abantu bari bagiteguye bakintumiramo, abadamu bakiyambura amasheneti y'izahabu bakayanyambika, abandi bakiyambura amagrumete y'izahabu bakayanyambika. Uwo munsi ndabyibuka barantatse, nabona uko navuga, ibintu by'agaciro gakomeye cyane. Rero ni byinshi ntabwo nabivuga ngo wenda mbirangize. Imana yagiye inkoresha imirimo ikomeye ahantu henshi hatandukanye kandi nkagenda mbona imbuto zabyo. Ni henshi pe. Imana ihimbazwe yagiye gukoresha aho hantu, tubishima Imana. Hanyuma mu ndirimbo zawe umaze kuba umuhanzi, ni iyihe ndirimbo wakunze cyane kurusha izindi? Yego, nakunze cyane indirimbo yitwa Sibabaiki cyangwa se ni Nasiri na Mungu. Abantu bazita, hari abayita Sibabaiki, abandi bayita ni Nasiri na Mungu, ariko ngewe nyita ni Nasiri na Mungu, mfitanye ibanga n'Imana. Iyo ndirimbo impamvu yankoze ku mutima cyane ahari nuko numvise ijwi ry'Imana n'amatwi yanjye. Ndabyibuka maze kuva muri Rehoboti habayeho intambara zitandukanye, buri wese abivuga uko abyumva, buri wese abifata uko abyumva. Hanyuma noneho birankomeretsa, bimpa kubabara, ngira agahinda. Noneho umunsi umwe ndabyibuka hari mu gitondo mbyutse nkangutse nicuye, ngiye kubyuka numva mbitekerezaho, numva ngize agahinda, numva ndababaye. Noneho nibwo natangiye gusenga, nako kurira, ngira agahinda kenshi n'amarira menshi, ndarira mbabaye. Ngiye kumva muri coin y'icyumba cyanjye, umutware wanjye ntabwo yari ahari, yari yazindutse ajya ku kazi uwo munsi.
numva ijwi rikomeye cyane riremereye, ijwi ry'umugabo rifite imbaraga, numva rivugira muri kwe mu ikona y'icyumba. Numva uwo muntu arambwira ngo, arampamagara mu ijwi riremereye, arambwira ngo Liliane. Ndahindukira ndashakisha iryo jwi, arongera ngo Liliane. Arambwira ngo usiogope, usibabaike, usitetemeke, sababu unaye mshindi. Haleluya. Numva ya marira nari mfite avuyemo, ntangira gusenga, shima Imana. Numva ko Imana inganirije, numva ko Imana inzi, numva ko ibyo ndimo Imana ibishigikiye. Na cyane ko nza kuvamo, sinavuyemo gusa, mu by'ukuri naganiriye n'Imana, navuganye n'Imana. Imana irabinyemerera, irambohora kugira ngo nsezere muri Rehoboti. Numva rero ya marira nari maranye iminsi n'igikomere nari mfite ku mutima kubw'amagambo y'abantu ava hirya no hino, numva arahanaguritse. Mfata ikaramu n'ikaratasi nandika iyo ndirimbo. Bukeye njya muri studio kwa Nitungaro, arayinkorera. Rero iyo ndirimbo ndayikunda cyane. Buri gihe iyo nyiririmba cyangwa iyo nyumva, abana banjye n'umutware wanjye duhorana nibo babizi, sinshobora kurenza umunsi ntumvise iyo ndirimbo. Kandi uko nyumva mu by'ukuri niko mba numva, shesha urumeza, sinjya nyimenyera iyo ndirimbo. Yego ni nyinshi zose hafi ziramfasha, ariko iyo ndirimbo ni amateka mu mutima wanjye. Urakoze cyane. Iyo ndirimbo abantu benshi barayikunze kandi n'ubu baracyayikunda, bahora bayumva. Zawe nyinshi zitandukanye, hariho indirimbo zimwe tujya kuri YouTube ntituzibone. Ese izo ndirimbo kubera iki zitagaragara kuri YouTube? Hari indirimbo Yesu ni furaha yangu, hari n'indi ivuga ngo Yesu arakomeye. Izo ndirimbo kuki yaratsinze, kuki izo ndirimbo zitagaragara hariya kandi ari indirimbo abantu bakabaye babona hari? Izo ndirimbo zose nigeze kuzikorera amashusho, hanyuma Satani buriya ararwana, ariko ntago ari umuneshi. Ndimo ndategura kongera kuzikorera amashusho. Hari ababizi, muri 2015 ndibaza nazikoreye amashusho. Maze kuzikorera amashusho, umukameramane wazinkoreye ambwira ko zasibamye, tegereje ko azima. Ndongera ndakora ubugira kabiri nanone, ndarangiza mu by'ukuri indirimbo, kandi nanone ngo indirimbo zarabuze. Biranyobera, ndatuza, ndabyihorera. Hari ababimenye, hari abansuye barampumuriza, kuko n'ibintu byarambabaje. Naravunitse, twazamutse imisozi n'abana bamfashaga, ndetse n'amafaranga umuntu aba yaradepanshije azishyura kugira ngo zikorwe. Ibyo byose biragenda biba ubusa, sa n'umuntu ucitse intege, ariko ngeraho ndakomera. Rero natangiye kugira ngo nongere ngende nkora izo ndirimbo, kuko abantu wa mugani barazikunda kandi barazikeneye. Wowe udukurikiranye, ndakwibutsa kujya hari ugakora subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu, ndetse unakanda hari akunzogera kugira ngo ibiganiro byose tuzatubagezaho uzazubasha kubibona mu buryo bukoroheye. Ikindi mama Liliane, kuri ubu ngubu hari indirimbo yawe nshyashya iri hanze. Ese iyo ndirimbo yitwa gute? Ni indirimbo wagira ikintu uyivugaho kugira ngo abantu bagire icyo bayimenyaho, banayirebe bumvishe icyaguteye kuyikora? Murakoze cyane. Iyi ndirimbo ngize emotion kubera ko ni indirimbo yitwa Igitondo. Nararyamye mu minsi yashize, ndarota mbona turi mu muhanda nyabagendwa urimo abantu benshi. Hanyuma ngiye kubona, mbona iruhande rw'inzira mpabona umubyeyi wari wicaye hasi, afite abana 3 anatwite. Mbona uwo mubyeyi yababaye cyane, yasaga nabi, ashonje.
abana bari bambaye ubusa, bambaye utwenda tw'udushwambagara. Hanyuma umwe yari yicaye hasi yambaye agapira gacitse cyane, mbabarire. Hanyuma mbona, urabona ko akunda abana bicara nk'iyo bakonje, yari yambaye umupira wonyine nta gapantaro cyangwa agakabutura, aricara gutya akunje amavi, akurura ka gapira, aba ariko mbese yikwiza, yicaye yikunje gutya. Noneho mama wiwe nawe yicaye hasi atwite, anakikiye akandi kana. Noneho ku ruhande hari akandi nako kicaye hasi, ariko noneho gashize umutwe ku bibero bya mama wiwe. Hanyuma noneho nubwo nabonaga atwite, ariko uwo mwana muto yari ateruye, yashaka kubw'inzara yari afite, yashakaga ko mama we amuha ibere. Noneho mbona uwo mumama akagera gutya akamuha ibere, ariko noneho umwana yakurura akabura amashereka, akarushaho gukomeza kurira. Murambabarira cyane kuko ibi ntago nabiteguye, inshuti zanjye munkurikiye, ariko ndimo ndakurura sene y'inzozi nagize kubw'indirimbo yitwa Igitondo. Niyo mpamvu ngize emosiyo zingana gutya bitewe n'ibyo nabonaga. Hanyuma ubwo abantu barabarebaga bakikomereza, abantu bakabareba aho bicaye bakikomereza. Noneho njye mpageze nditegereza cyane, numva ngize agahinda kenshi, numva ndababaye, ndavuga se uyu mubyeyi ubabaye gutya n'aba bana, kuki abantu bari kubanyuraho ntibagira icyo babafasha. Ubwo muri za nzozi nibuka ko mu rugo dufite annexe. Hanyuma ndavuga mu mutima wanjye tujuru ndi kumureba, ndavuga ariko uwamujyana nkamujyana mu rugo, hanyuma nkamushyira muri annexe, icyo nzarya tuzagisangire, icyo nzambara tuzambarane. Nuko numva ndabimashije, numva ndabyujuje muri jyewe. Uko nabitekerezaga se uwabatwara nkabashyira muri annexe mu rugo, icyo nzarya tugisangire, umwambaro nzambara twambarane, ndabyuzuza muri za nzozi. Nibwo rero nahise ngenda ndamwegera, ariko ku iruhande rw'uwo mubyeyi n'abo bana ngiye kubona mbona hahagaze umusirikare, umugabo wari wambaye imyenda y'igisirikare ndetse afite n'intwaro. Hanyuma ngewe nkamubwira ngo kuko nabonaga ahantu yari ari, nubwo hari ku ruhande rw'inzira, ariko hasaga naho ari mu mwobo, ariko umwobo utakabije. Noneho ndambura ukuboko ndamubwira ngo ngwino, zamuka, ngwino tugende kujyana iwanjye. Noneho kubera amarira menshi nari mfite, nabimubwira ntabashe kunyumva, ntiyumve. Kongera nkamubwira, ariko nkumva ndi kuvuga n'ijwi rirerire, ariko ntanyumve. Nkamubwira nti zamuka, ngwino tugende nkujyane iwanjye. Noneho nkabona atari kunyumva. Hanyuma wa musirikare wari ku ruhande nibwo yaje aramwegera, aramubwira ngo uyu mubyeyi yaravuze ngo haguruka, ngwino mugende akujyane iwiwe. Nibwo yarambuye ukuboko wa musirikare, amufata ukuboko aramuzamura, aramumpa, afata n'abo bana arabazamura arampa. Noneho nterura akana kamwe muri abo ngabo
ndangije mbona mbashize imbere, mbona turagiye nyine twerekeza mu rugo, hanyuma mpita nkangutse mbitekerezaho, mfata umwanya munini wo kubitekerezaho, ndavuga ese Mana, izi nzozi ni bimeze bite, ibi bintu ndose ni ibiki, ushatse kumbwira iki? Ubwo muri iryo joro ndibaza byari masaha 9 saa 8, kuko iyo nanditse indirimbo, iyo mpimbye indirimbo njya nandika umunsi n'itariki n'umwaka ndetse n'isaha n'iminota nyandikiyeho, biri muri agenda. Ubwo mbirebye nibwo nabibona. Narabyutse rero ubwo ndabyandika byose uko nabibonye, nandika iriya ndirimbo igitondo, ibyo urimo kunyuramo ntabwo ariko bizahora, haje igitondo cyawe kugira ngo ubashe kwishima, amarira ufite mu maso yawe akame, ushima Imana. Muri make iyi ndirimbo igitondo nayisohoye ejo, nuko byagenze, narayirose nuko nayirose. Rero sinzi ikigiye gukora hano hanze mu mitima y'abantu, ndi kwinginga Imana ngo ikore icyo yayimpereye, kandi ndabizi neza ko hari ibyo igiye gukora. Dayere hari abantu deja yafashije, coming soon isohoka. Oya, ni ku rubuga naririmbyeho akantu gatoya k'umunota umwe, niba atari iminota 2. hanyuma umumama umwe witwa Josiane, uzamukunda Josiane, uzamukunda Josiane, yitwa Josiane, niba ari uzamukunda, ndibagiwe, nkunda kwibagirwa izina rye. Noneho karamunezeza cyane, agahereza umumama w'inshuti yiwe. Ngiye kubona mbona bukeye, sinzoza ariko n'ibintu byabayeho, ndi kuvuga imirimo deja iyo ndirimbo yatangiye gukora kandi itarasohoka. Ngiye kubona mbona Josiane ampaye voice y'uwo mumama, abwira ukuntu ngo yamuhaye ako ka voice aryamye adafite n'imbaraga zo kumubyutsa, atariko numvishe Liliane ari kuririmba ko karirimbo, ati numva subijwemo imbaraga, numva ndakize, atubu nabyutse ndicaye muri salo. Urumva, ahita namusaba namba yanjye, abisaba ko atesenye muhe, ndamubwira ntiyimuhe, nta kibazo, arayimuha. Ubu turije turaganira mu by'ukuri. Rero deja iyo ndirimbo hari imbuto ndi kugenda mbona iri kugenda ikora. Rero ndi gusaba Imana ngo icyo yayitangiye ikore, ihembura abantu, ikore ku mitima y'abantu, abihebye basubizwemo ibyiringiro. Murakoze cyane. Iyi ndirimbo ni indirimbo nk'uko mubyumvishe, ni indirimbo ifite ihishurirwa rikomeye cyane, ngira ngo muonye emotion agize kubera ihishurirwa yabonye n'ukuntu ryari riteye ubwoba. Ino ndirimbo Mama Liliane, ino ndirimbo kugira ngo ikomeze kugera ku mitima ya benshi, ese ino ndirimbo kuri ubu ngubu dushobora kuyisanga hehe, nihe twayibona? Yego, murakoze. Ubu indirimbo igitondo mwayisanga kuri YouTube channel yanjye yitwa Liliane Kabaganza Official, kuko mwanditse Liliane Kabaganza gusa ntago mushobora gusubscribinga cyangwa se mukareba ibihangano byanjye biri ahantu ku macano y'abantu benshi batandukanye. Ariko niba wifuza kureba indirimbo igitondo cyangwa se gukora subscribe kuri channel yanjye, wakwandika Liliane Kabaganza Official, hanyuma ukagera kuri channel yanjye ukabasha kubona indirimbo igitondo ndetse n'izindi zose ndi gukora zigiye kubageraho mu gihe kitarambiranye. Ndumva mu byumweru 2 cyangwa se 3 ndabagezaho indi ndirimbo nshya nayo yarangiye, nzababwira izina mu minsi iri imbere. Nanone muzayisanga kuri Twitter mukoresheje izina rya Kabaganza @Kabaganza, naho muzahasanga indirimbo igitondo. Nanone kuri Instagram muzandikaho Liliane Kabaganza, naho muhasange indirimbo yanjye igitondo. Ndabasaba gukora subscribe, like ndetse na comment zanyu ndazikeneye. Ibyo mubona ndakora neza, ntabwo ndi perfect, nkabimbwira nkabikosora, n'inama zanyu ndazikeneye. Nkeneye ndabakeneye, mugira ibyo mumbwira muri komanteri kugira ngo tujyane.
abakunzi banjye, kandi ndabashimira cyane uburyo mwitabiriye gukora muri subscribe muri benshi. Narabibonye mu byumweru, muri ibi byumweru bibiri bishize mwabyitabiriye muri benshi, mwakoze subscribe muri benshi. Ndabashimira cyane. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kubwo kunyereka urukundo no kunyereka ko turi kumwe. Imana ibaha umugisha yawe. Urakoze cyane. Aho niho dushobora gusanga indirimbo za Liliane Kabaganza, Liliane Kabaganza official. Reka tugusabe wowe uri ku murongo cyangwa se wowe ufite uburyo kugeza hari ahantu, umanuke ukore subscribe kuri channel yiwe, ujye ubona indirimbo ziwe zitandukanye. Liliane Kabaganza, turimo dusoza, ndakubaza nk'ibindi bibazo bibiri kugira ngo dusoze. Hari ukunda kujya mu Rwanda kubera ko ari naho wakoreye cyane, bikaba n'ikindi gihe ukabura aha ngaha. Ese uri hano mu gihugu cy'amahanga, ni ibihe bintu ubona ese bigenda neza nk'uko mu Rwanda biba bimeze? Hari inzitizi se ziba zirimo kubera ko wenda hano tuba turi mu gihugu cy'amahanga, bimeze bite? Wabivuga biki? Murakoze cyane. Burya niko abanyarwanda babivuga ngo amahanga arahanda. Ntabwo ibyo ari byo byose amahanga yakubera meza nk'iwanyu, ariko kandi hamwe no kwizera nizeye ko bizagenda neza. Ntabwo turabona imirimo hano turi, hari ibintu bitaragenda neza, twari tutaramenyera, ariko turi gusaba Imana kugira ngo Imana ikomeze idufashe, kandi turayizeye ko izakomeza kudufata ukuboko bikazagenda neza. Imana igakuza izina ryacu nk'uko yari kujije iwacu i Rwanda. Yego. Urakoze cyane. Ikibazo ngira ngo nsorezeho ni ikibazo, uri umubyeyi, ushobora kuba ufite n'abana bakuru, kandi bino bintu byo kuririmba ubigizemo iminsi. Kurera ni umushinga mu by'ukuri mwiza, ni umushinga uba wumva warera umwana wawe ukamutoza inzira nziza. Ese ibi ngibi wagiye mu byo kuririmba cyangwa se ino mpano Imana yaguhaye, ni ibintu wifuza ko umwana wawe yatunga, cyangwa kubera intambara wagiye uhuriramo nazo wumva wamubwira ati have ibyo bintu ntiwirirwe ubijyamo? Urakoze cyane kumbaza iki kibazo. Ntabwo nakwifuza ngo umwana wanjye aririmbe, kuko buri wese hari ukuntu aba afite destiny yiwe, hari ukuntu Imana iba yaramuteganyirije cyangwa se yaramuteguriye. Gusa nagiye kubona mbona Imana yarahaye umukobwa wanjye w'imfura impano nk'iyanjye. Sibyo namushizemo, sibyo namusabye, nubwo yari kugira iyindi mpano itari yo kuririmba ariko nziza yo gukorera Imana, byari kunezeza. Ariko ndashima Imana ko umwiza Joyce Imana yamuhaye impano nziza yo kuririmba, ahubwo ni n'umuhanga, azajya anyigisha mu minsi iri imbere. Yego. Afite Instagram ye yitwa umwiza Joyce, babona agenda ashyiraho uturirimbo. Yego, aracyari mutoya, ntabwo arabijyamo ngo ajye mu mastudio akora indirimbo abigira umwuga, ariko ni ibintu akunda cyane. Iyo aza kubaha ubu ngubu n'ubu tuba turi kumva ari kuririmba, usanga ari gucukumbura ku ma YouTube mbese akunda ibintu byo kuririmba cyane. Rero Imana yarakoze guha umukobwa wanjye impano yo kuririmba. Hanyuma rero basaza biwe nabo bifitiye impano zabo. Uwitwa Prince nawe Gi Prince yikundira kubyina, kandi we mbona yikundira indirimbo zitari z'Imana. Ubwo rero nuko bimeze. Narivuze ko nsoje, ariko unteye amatsiko yo kukubaza ikindi kibazo. Iyo muri mu muryango n'abana n'umutware mwahuye, ni iki kintu mukunda gukora mukabona kirabanejeje mu by'ukuri? Buriya twese dufite impano hano iwacu zitandukanye. Ikintu kijya kitunezeza iyo twicaye twese, umutoya witwa Sezerano akunda kubyina, dore ni gisore cyane, ni umuhungu ufite w'ibigango, akunda kubyina. Rero iyo dutaramye tujya tumubwira akatubyinira indirimbo amoko yose, akabibyina uko ashaka n'imbaraga nyinshi, ukabona biratunejeje. Yego. Joy nawe akakunda kuturirimbira, akunda kuririmba tukishima.
murakoze cyane Liliane, turagushimira ku mwanya waduhaye kugira ngo tubashe kuganira nawe, abantu batari bakuzi wenda batari bakuzi babashe kumenyaho bikeya, nubwo buri udashobora kumenya umuntu byose, ariko bikeya byatuma bavuga ati Liliane turamuzi, babashe kuba babimenya. Uyu munsi umutumirwa yari Liliane Kabaganza, mwamenye mu ijwi rye ryiza cyane, mu ndirimbo no mu bihangano bye byiza agenda ahabwa n'Imana. Kuri mikoro za Umurabyo Gospel TV mwari muri kumwe na Ntwari Rugamba Felix. Turagusaba kugira ngo uhore hafi ya channel, ureba ibiganiro byacu tugenda tubashiriraho, tubazanira abahanzi batandukanye, naho dushobora kutabimenya ariko wowe ukatubwira ati ndahanye naka, mwaza tukaganira. Ibyo ngibyo nabyo ni bimwe mu bidutera inkomezi cyane. Ni ku Umurabyo Gospel TV rero, reka tukubwire tuti shalom shalom, tuzongere ubutaha. Murakoze cyane.